Amakoperative ari mu bifasha igice kinini mu kuzamura ubukungu bw'igihugu binyuze mu misoro atanga. Kuri uyu wa gatanu tariki 12 z'ukwa karindwi 2016 hakaba hijijwe umunsi mpuzamahanga wahariwe amakoperative. Ubusanzwe ba ku itariki 2 z'ukwa karindwi buri mwaka kubera umunsi wo kwibohora n'ubwigenge byaje gutuma wimurirwa kuri iyi tariki ya 12. Uyu munsi wizihizwa ku nshuro yawo ya 12 mu Rwanda. Inshuro ya gatandatu wizihizwa n'urugaga rw'amakoperative. Ukaba usanze ikibazo cy'ubujura buvugwa mu makoperative gikomeje kuvuza ubuhuha, ahashyirwa mu majwi abayobozi b'amakoperative kuba barya umutungo w'abanyamuryango. Uyu ni Katabarwa Augustin, umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe urugaga rw'amakoperative, aratubwira ko iki kibazo giteye n'izindi mbogamizi bagifite. Ikibazo cy'abayobozi b'amakoperative n'abacungamutungo bahemukira abagenzi babo muri gahunda iriho yo guteza imbere izo makoperative, bityo imitungo y'abanyamuryango bakayonona. Ayandi magambo twakwita ko bagira akarima kabo. Ibi turabirwanya, ariko haracyari urugendo. Inzego zose twaba dusaba yuko aho bigaragaye duhana amakuru kugira ngo tubirangire burundu. Aha Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda isanga iki kibazo cy'ubujura kigomba gukemuka binyuze mu kuba amakoperative agomba gukorera ku mihigo ndetse no gukoresha ikoranabuhanga mu mikorere n'imicungire y'umutungo w'amakoperative. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda François Kanimba aratubwira ingamba bafite mu guca ubujura buvugwa mu makoperative. Akenshi ubujura bukunze kuboneka mu makoperative hari igihe bushingira ku mikorere itajyanye n'igihe. Ubu twatangiye ibiganiro ku rwego rw'ikigo gishinzwe iterambere ry'amakoperative dufatanije na Minisitiri ushinzwe urubyiruko n'iterambere ry'ikoranabuhanga kugira ngo turebe ukuntu hariho za porogaramu zo gufasha amakoperative kugenda yivuga, ku buryo ndabizi hari bamwe bafite intambwe bamaze gutera muri urwo rwego. Mwebwe muhagarariye abandi aha ngaha buri wese abitware nk'umugambi. Twebwe ibyo twifuzaga ni uko bajya bahiga imihigo yabo bakayigeza ku kigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative, kigashobora kuba cyagenda gifatanyije n'amafederasiyo banayegeranya kugira ngo mu rwego rwa buri federasiyo niba nabo bafashe imihigo tujye tureba neza kuko niba ihura n'iyo amakoperative agize iyo federasiyo yagize. Kuri ubu mu Rwanda harabarurwa amakoperative asaga 2800 muri serivisi zitandukanye zitangwa, zikaba zifite imikoranire myiza n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, dore ko amafaranga bagombaga gusora bayarengejeho miliyari 32 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi ngo bigatanga icyizere ku banyamuryango n'abayobozi bazo, ari nacyo bavuga ko bazaheraho mu gukemura bimwe mu bibazo biri hagati yabo. Ndayisenga Jean Dodier, Radio Huguka,